it's your birthday. Actually, kuri uno munsi niwo no munsi ya anniversary. A very happy birthday kuri wowe. Niba yarabaye ku munsi w'ejo hahise, a very happy belated birthday. Nibizaba ku munsi w'ejo, a very happy birthday in advance. Hagati aho ngaho niba yarabaye hagati muri kino cyumweru ubwo ngubwo nawe urabyumva ko ngomba kwifuriza cyane cyane ko tutari duhari ngo tukwifuriza iyo ngiyo, ariko niba wari uhari muri the evening rush, of course we always wish you your birthday and a very happy one actually. So hagati aho ngo nushaka ni ufite birthday yawe ubwo ni muri the evening rush kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu. Na ikubwiye the evening rush ni saa 12 kugera saa 2 za nijoro. So I wish you a very happy one. Ango turahura ariko noneho niba wishaka muri the classic memories ango ni mpaka ku cyumweru nabwo ku isaha 6 z'amanywa kugeza ku isaha 8. Hari clip ubonye mbere gatoya aho ngaho, clip ya uno mujama that is Cisco umuzi muri group yitwa Drohel. Muri bibiri yarahari bari barimo gukora mbere yaho gatoya bari muri group yitwa Drohel, aza kubivamo nk'umuntu uzwi cyane. Actually ibintu byatumye anamenyekana hari iriya misatsi ye, harimo ubugufi bwe, harimo dances ze, and that is Cisco. Ushobora kwibaza ngo ngo yagiye muri 2026 aracyakora ama concert cyane cyane ko ari umwe mu bantu bazi ikintu cyitwa production. Kugira ngo ubyemere ko azi production ku rwego rwo hejuru, hari indirimbo ye yitwa Thong Song. Iyo Thong Song ubundi yashaka kuyikorera Michael Jackson. Mbere kera yashaka kuyihereza Michael Jackson actually muri ibyo bihe muri za 2000 aho ngaho 1999 aho ngaho yashaka kuyiha Michael Jackson, ariko we yumvise hook cyangwa se arakantu ku bantu bakunda bazi music cyane akantu kitwa hook murakazi. Yumvise uburyohe bwayo iyo ngiyo Thong Song ayitanga kuyimuhereza, ahubwo ngo indirimbo izaba hit. Kubera iyo mpamvu reka nyigumanire, and that is Cisco. Ngo ni Cisco ndimo kukubwira, Cisco nigga one, Cisco the Dragon. Uwo ngo ni ndimo kukubwira. We yumvise akantu gatoya mu ndirimbo itavuga ngo indirimbo izaba hit nago je nayitanga gutyo. Wanga no kugira ngo wumve ko atari umuntu woroshye. So no mu kuririmba na none ngo 2026 Cisco aracyahari cyane. Umuzi umuyihe ndirimbo atari Unleash the Dragon. Aba DJ nakubwiye bose bazi ibintu byabaga kuri izo ndirimbo uko ari 3. Wabanje kumva harimo Unleash the Dragon, hakazamo Dilemma, hakazamo na 7 Days ya Craig David. Izo ndirimbo kuba DJ bari bahari bandi aho ngo nakubwiye bo bihorere, hari abandi ba DJ nabo wenda babaga bahari cyangwa se bahari gutyo tu nkuko ujya kumva nungu barahari barabaswa nagiye batabayeho nicyo gihe bari bahari. So hari igihe wakinaga izo ndirimbo, hari igihe DJ yazaga agakina izo ndirimbo noneho wajya kuri ukasanga undi DJ aravuze ngo sasa rero noneho ndaza kubigenza gute, indirimbo zose ziri kuri hit yazikiniye man uriya mujama man. Ibintu by'aba DJ nabyo umuntu ashatse kubigaruka ari utuntu twagiye tubaho va kuri ibi ngibyo. Ubu ngubu indirimbo zose ziba ziri hari uzireba, icyo gihe habaga hari CD. Wana CD iyo ngiyo yanditseho Dilemma, indirimbo ya kabiri ni runaka gutyo indirimbo nk'icumi cyangwa zingahe, keretse wenda izo muri Congo nizo zabaga ari nke, indirimbo 8 9 gutyo. Ariko izindi hari nizajyago indirimbo 16 18 ziri ngufi, izo ngizo nyine ngizo zaba Cisco, ngizo ngizo zaba Craig David. Ugasanga noneho umuntu DJ afite izo CD. Actually mbere utwo tubyiniro twabaga dufite CD zabo ubwaho ku buryo DJ aza akahita curanga gusa. Noneho hatangiye kuzamo agakino k'aba DJ, aho DJ aza akabicurikiranya kugira ngo indirimbo ziri kuri hit zibure, ngo uze gukina ibiririmbo bitari kuri hit cyangwa se abantu badakunze, weje ari buze aze gucuranga indirimbo nziza. Ibyo byabagaho ndatekereza na none ngo araba DJ bahisha ama folder kugira ngo undi uri buze gucuranga nawe agire gute, nawe bimucyange tu abafana bamubonemo nk'umuntu w'umuswa. Ni ibintu byabaye, so nabwo ari ibintu bitangiye ubu nguna nubwo byatangiye ejo, ni ibintu byatangiye kera. Iyo ngiye umuti wabyo wari ukwishakira CD zawe wowe ubwawe, noneho ukabuzi ngo je mfite music yanjye. Na n'ubu ngubu aba DJ benshi baba bafite ama laptop cyangwa se bafite ama external. Ubu ngubu gutwara music kugira music ni ibintu byoroshye cyane. No kuri phone ushobora gusanga umuntu ufite phone ifite igihumbi
terabyte. Hari phone nshyashya zifite giga igihumbi. Actually ku rumwe mucuruza izo phone zikaze zimeze gutyo, mu bibaye byiza mwatubwira ahantu ziri ubundi tukazibwira abantu hano muri The Classic Memories, cyane cyane ko na phone ukuntu zagiye zisimburana kuva kuri phone za phone dutoya kugera kuri phone nini. Ibyo ni ibintu namwe mufite amafone cyangwa se mufite n'ibindi modoka ibiki byose ibyo ngibyo uko byagiye bisimbura nubwo hari ibintu bishasha. Ushaka kumenya ngo bishasha ni ibihe, jemba niho kubwira ibya kera ariko n'ibishasha si uko umuntu aba biyobe gusa, tuba turimo kwibukiranya ibyo ngibyo bya zamani. Ariko noneho ikibazo nago tuzi ngo turabisanga he, ari izo phone nago tuzi ngo turazisanga he, ari izo modoka nago tuzi ngo turazisanga he. Imodoka zo zaje noneho nyinshi zitandukanye, amagaraje nayo aba menshi. Mbere izo modoka zo ngo sinzi imodoka zicomekwa z'amashanyarazi umuntu yarabyumvaga kumva ari story zirangwa ari ibintu bitazigera bibaho, ariko ubu ngubu zirahari. Abo bakanishi ubu ngubu bagiye mu bindi bintu byisumbuyeho. Ubu ngubu ashobora kwicara hariya agashyira kuri computer gusa agahita akubwira ikibazo cy'imodoka yawe. Ariko icyo gihe mbere nagushobora kubyemera, ariko niko bimeze. Umukanishi yaragendaga akihumuriza kuri shampoma y'imodoka, yakumva umwotsi agahita akubwira ikibazo cy'iyo modoka cya moteri, kandi koko bayikanika ikamera neza. Like for real, niyo wumva nkubesha nyine, niyo mpamvu nakubwiye ngo baza ba grand frère. Ibintu nk'ibyo ngibyo urabyumva gutyo kuko ko wasanze imodoka za electric cyangwa se wasanze imodoka za automatic, ukumva ko ibyo ndimo kubwira atari byo. Hari abantu batashobora kukubesha, papa wawe ntabwo yakubesha, wenda we yakubesha basi baza mama wawe urebe niba ibyo nkubwira atari byo. Babaga ariko baviye nibo babaga bari mu mamodoka cyane. So reka turebe baviye umubaze ngo imodoka nta bakanishi bihumurizaga kuri shampoma gusa, akumva umwotsi bakakubwira ngo wegende wakselere gusa, ukakselera vum vum vum, no uwo mwotsi agahita akubwira ngo iyi modoka yawe ifite ikibazo runaka muri moteri. Kandi seriously ni gutyo, impamvu ndimo kubikubwira jewe ubwanjye nahuye n'ibyo bibazo. Amamodoka wenda ishobora ko atari yanjye, reka tubyore ko abantu bavuga ko gutunga imodoka ari ibintu bya danje. Sawa, icyo gihe rero mbere yaho ngaho mu rugo abagari imodoka nzabakanisha babikoraga gutyo home iwacu mu rugo. So ibyo ni ibintu nzi, nimbikubwira gutyo mbikubwiye ko yako mbizi ko byabaye, ni ibintu nakuze ndeba, ni ibintu nabayemo ndeba gutyo. So yes, tuve ku mamodoka tugaruke yenda kuba DJ, ibintu twa turimo kuri music, nkubwira ukuntu bahishaga indirimbo kandi ziri specific. Naziguhayeho urugero, naguhaye nk'iyo ngiyo Dilemma, naguhaye Unleash the Dragon, naguhaye n'iyindi Unleash the Dragon Dilemma, naguhaye na iriya yindi ya Craig David. Zose izo ngizo naziguhaye, harimo n'izindi. Ubwo ngo ni kuba DJ ubukine nungu barahari mu DJ uzagacuranga indirimbo 5, indirimbo 10 cyangwa 20, ukaba ubizi ko ari aho ngaho hararangiye, uwo ngo birarangiye nta kindi kintu ari bucurange, agahita ajya kwiyicarira agahereza undi. Abo ba DJ abo na n'ubu ngo muri 2026 waruzuye muri utwo tubari twose hari aba DJ b'indirimbo bene, araza agacuranga bene agahita ava mu nzira, biba byarangiye. Nago mujya musohoka se, nago mujya mubabona araza, nubwo yavanga akajya mu kandi kabari, uramutse umukurikiye wasanga izo yacuranze hano arizo ari bujye gucuranga n'ahandi. So ibyo ni ibintu byabaye, nago twiga tubitindaho, nubwo biracyahari nabo ba DJ baracyahari. Ikibazo ni ukumwita kibarabazwa arababara, kandi of course ni nabyo niyo reality, gusa nuko baba badashaka kubyumva. But again, nushaka kumenya uzaka kubyumva ibyo ngibyo uzabisanga mu rutwo tubari ahantu ubyinira. Utwo tubari twose turari dushasha, n'utundi twari duhari rero kera, hari n'utundi tugihari na n'ubu ngubu tuwari twabaye muri iyo myaka yose tuhari na n'ubu. Ugiye mu migina, ariko mu migina ngo ntagari, tuwari twa kera twose twararangiye aho ngaho. Ariko hari abantu bari badufite na n'ubu bagihari. Bibazo witwa Rochero arakubwira we yarahari kuva kera iyo myaka yose za 80 za 90 ngo 9 mera za 90 muri za 2000 yarahari. Rochero arahari. Much respect my big brother. So naguha impamvu nashatse kuganiriza gato kuri iyo ndirimbo ya Cisco iriya wumvise itwa Unleash the Dragon. Bugize kwibona kwisani nkaho ari film ndimbi ifite actually ifite iminota 7. Siyo ndirimbo ndende, kubera ko indirimbo ndende nyikubwiye naho gaye byagucanga. Hari indirimbo yigeze gukorwa ejo bundi muri 2024 yakozwe nayo bitwa 21 Pilots. Ni indirimbo ndende iyo ngiyo
actually clip yayo ni ndende, ni nayo ya mbere ndende kurusha izindi zose kugeza ubu ngubu kuri ino tariki, niyo ya mbere ndende kurusha izindi zose, kubera ko ikintu cyabaye actually nuko wenda habayemo nikosa, noneho umwe mu baririmbyi bayo bakakuraho sava akayicomokura seriveri. Ubundi iyo ndirimbo yari ifite video itazigera irangira, ako kantu urakumva, izahoraho tu kuri YouTube ikazajya ihoraho, washyiraho comment hakazamo kandi kantu kiyongera kuri iyo ndirimbo ku buryo itazigera irangira, ikazagumaho mpaka burundu. Ibyo bintu ushobora kubyemera? Well, it's all good. Ako ku bagenzi wenda we wabyumva, kubera ko ushobora kugenda kubisakinga ugasanga nibyo ndi bakubwira nibyo. 21 Pilots bari bafite iyo ndirimbo, nuko yaje guhagarara hashize iminsi 177. Wowe reba indirimbo ukabyuka ukaryama ukongera ugatangirira aho wari ugeze ugakomeza gutyo iminsi 177 n'amasaha 10 n'iminota 25 n'amasegonda 3. Noneho kugira ngo ubyumve ugukara kwayo, ari urubo kuvuga ngo nibo kubisoma. Izo ni story umuntu aba yaraciyemo musaza, uba warazibonye gutyo ukaba ubizi ko bihari. Ariko clip zagiye zikorwa zikarangira zihari z'abakongomani, urazizi iminota 12, 13, 14, hariyo nka Mario ifite 16. Usibye ko nyine turi muri Afrika, ibyo ntago babikubwira. Bazakubwira Michael Jackson muri iriya ndirimbo yitwa Thriller ni ifite 10, iyo ifite actually 14. Ariko iyo tugiye ku rwego rw'isi ntago bashobora kubwira indirimbo zo muri Congo. Ariko nushaka ko nguha urugero rw'indirimbo, nungu ushobora kugenda ukareba ugasanga ifite iyo minota, ariko utashobora gusanga yanditse ahantu kubera ko nyine bitagomba kwandikwa gutyo. Reba indirimbo ya Zaiko Langalanga yitwa Dede Sur Mesure, urayisanga ifite iminota myinshi cyane, ariko ntabwo uzayisanga ibarirwa mu ndirimbo ndende. Harimo za Mario, reka tuba ni utekereza ko ndibo kukubwira Congo gusa ukahita ngo Congo niho bagira indirimbo ndende. Jya muri Uganda urasangamo uwitwa Prince Paulo Kafero, uramusanga mu ndirimbo ndende iminota 10 Kampala Mukoti ifite iminota ingahe, Dipo na Zigade iyo ngiyo ishobora kuba ifite iminota 7 gutyo, n'izindi nk'izo ngizo za nyakwigendera Paulo Kafero. So tube kuri ubu ngo tugaruke kuri 50 Cent. Hari ikintu umuziho 50 Cent umuzi akiri muri G-Unit, umuzi akiri arimo gukora imiziki, ari cyo kintu akora cyane. Ubu ngo none nk'aho imiziki atakiyikora, ngo yigiriye mu bindi by'ubucuruzi, mu bwubatsi. Wafata quartier akahita babwira ngo okay, sasa iyi Nyabisindu abantu barimo mubanze muvemo kwanza mbanze nyivugurure yose. Akaza nka Nyamirambo, kariwa nka Nyamirambo, akahita avuga ngo Nyamirambo sasa kano gace ko kwa Mutwe iyi biryogo yose kwanza kambanze nyivugurure za biryogo nshasha. Ni gutya asigaye, nibyo asigaye yikorera uwo ngo 50 Cent niyo ageze. Nago mubujije kuba afite n'izindi brand agenda yamamaza. Noneho muri ubwo bunyamakuru bwe nawe sinzi ibintu washaka kubana. Ni ugenda agacukumbura utuntu turi aho ngaho, uruke ko ejo ndaheruka gucukumbura utuntu twa P Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, Puff Daddy, P Diddy, yango yose n'amazina uramuzi muri Bad Boy Records, uramuzi azana wa Christopher Wallace. Ubwo ngo Christopher Wallace ni Notorious B.I.G. ubwo niwo kubwira P Diddy no inde animo kukubwira kuri 50 Cent. Ejo bundi ukwezi gushize ndatekereza, that's last year still, ajya kuzana iriya documentary ya P Diddy. Almost kuri 18. Ejo ni kuri 15 none yazanye y'ubundi witwa Jim Jones. Ariko yangiye yayikoze ari akabifashaka kuzamura inzoga ye, ari ubwoko bw'inzoga arimo kwamamaza. But still ibyo yavuze byose kuri Jim Jones n'undi ni gutyo. So bivuze ko afite televiziyo ye, ngo kubona TV1. We none afite televiziyo ye. Ewan. We ni imiceri y'amoko yose. Imi Pakistani, imi Tanzania, Bugarama. Yose we yarayifata kamena tu. Ni gutyo yamenye ni ya P Diddy. So 50 Cent we aracyari. Impamvu naguhaye nakubwiye kuri impamvu wumvise iyo ndirimbo in the club, usibye ko wenda kwifuriza anniversaire nziza nkawe wayigize, kimwe nuko nawe wayigize ubushize cyangwa uzayigira ejo, happy belated happy birthday in advance. Uramuzi cyane, nitujya kumuvuga ngo tushobora tugiye muri hip hop.
ubwo urahita uzana ba Tony Yayo, uzane ba Lloyd Banks, ubwo ni G Unit, Gorilla Unit n'ibiki. Hari abantu bise G Unit, hari abantu bakoze ibintu byinshi cyane. Hari n'abandi bise G Fashion, ndabazi hano ku Gitega bitaga G Fashion. Noneho ama G Unit abantu bise ama G ba 50 Cent, abo bitaga ba 50 Cent, ngo ni 50 Cent, sinzi ibiki benshi cyane. Uko mu myaka igenda igera nawe ukumva ko ari wowe noneho 50 Cent ari kuri icyo gihe. Mu gihe cya Inda Club rero na 50 Cent, ni 50 Cent, bari ba 50 Cent. Nkuko mu gihe cya Tupac ba Kabiri Pacha bari bahari benshi cyane. Ngo kubera ko handitse kabiri na pa na a na sa na cha, ngo ni Kabiri Pacha, ngo nanjye ndi Kabiri Pacha, gutyo ukabona umuntu yambaye umwenda ngo nanjye ndi Kabiri Pacha cyangwa Deepak, kumbe ni Tupac. Ango nabo twagiye tubana nabo twarabonye, but again byararangiye. Ngo sinzi ngo umuntu ninde, barari benshi, so sinzi ngo umuntu kaze ninde. It's all good. Ubwo nakubwiye ko uno munsi ndi ukwibutse tuntu dutoya tujyanye n'abagenzi. Well, nubwo tuvuga abasore cyangwa tukavuga abagabo babayeho muri iyo myaka muri za 2099 bibiri kuzamuraho gatoya aho ngaho, turaza kugarukana hano mu Rwanda, turaza no kureba zimwe muri group zabayeho wenda hanze muri Kenya, Uganda, Tanzania gutyo, turaza no kureba abasani babayeho aho ngaho. Ariko still nago bivuze ko ibyo bintu byose cyangwa se ibyo bihe byose byaranzwe n'indirimbo zakozwe n'abasore gusa. N'abakobwa bari bahari kandi bagiye bakora no indirimbo zikaze cyane. Tujye muri za 2000 aho ngaho barahari bakoze indirimbo zikaze, usibye ko uyu nguyu mu gihe cye cyo kuba agiye kuba akaze cyane, ari nacyo gihe habaye impanuka iramutwara. Uwo ngo niwo kubwira yitwa Alia Houghton. Alia ni umwe mu bantu nawe bakoze music zigiye zitandukanye nyinshi cyane. Uramuzi muri Rock the Boat, uramuzi muri Modern Woman, uramuzi muri Try Again n'izindi zigiye zitandukanye. Uramuzi no muri film Romeo Must Die. Iyo film urayizi, Romeo Must Die, yekoranye na Jet Li. Apana hari Jet Li babiri, hari Jet Li wa L na E ebyiri, hari na Li wa L na I imwe, yakoranye n'ungu wa L na I imwe. And then ikibazo nuko yaje gutabaruka muri 2001 ngo ndatiza Alia. Gusa nawe yigeze gukoreshwa amanyanga kandi arayemera, nyine arabyemera ko yari umwana, sinzi abakobwa inkundo abantu bazikura, ariko ni gutyo byagenze tu. Yigeze gukundana na R. Kelly afite imyaka 16. Bajya no gukora inyandiko mpimbano zivuga ko yujuje imyaka y'ubukure ku buryo bakorana ubukwe. Icyo gihe bahise babana na R. Kelly, ariko nyine Alia yari yabeshye. Gusa baje gutandukana nyuma, ariko nanone muri icyo gihe indirimbo hafi ya zose za Alia ubwo zari zandikwaga n'ungu R. Kelly. Robert Kelly nawe uri muri gereza ngo meruka yarakatuye imyaka 30, umwe mu bakaze cyane muri R&B. Uramuzi cyane Robert Kelly, umuzi sinzi niba twanazivuga ngo tuzi bare zose. R. Kelly we indirimbo ze ni nyinshi cyane, zabi zo z'iminsi zo gushimira iminsi. Hari nk'indirimbo yitwa Thank God It's Friday, urayizi iyo ngiyo. Hari n'izindi, hari yitwa Hotel, iyo ngiyo nayo urayizi. Iyo ngiyo Hotel yakoranye nande na Cassidy. Yes, hari n'izindi zigiye R. Kelly, The Storm Is Over, nago wayibagirwa iyo ngiyo. Hari indi wibuka ya R. Kelly, well niba ihari then ubwo ndimo kukwibutsa abantu nk'abo ngabo bagiye babo kandi babayeho mu mateka ya music, babayeho mu mateka nago ari music gusa, n'abantu babayeho mu mateka yacu twese gutyo uko utubona gutyo. Aho waba uherereye ari hose, niba utarakunze indirimbo zaba R. Kelly cyangwa se izo ndirimbo, wagiye ubana n'abantu babikunda, niba icyo gihe wari mukuru cyane, wenda reka dufate gutyo ko icyo gihe muri 2020 actually muri 2000 nangwa je nari mfite 25. Ubwo urumva ko nari nyiri umutini, nyiri mutoya, kwa kundi ababyeyi bakubona bakakubonamo nk'umuntu utazagira ikintu avamo tukirara gutyo, cyangwa se bakubonamo ibindi, wikundira music cyangwa se wikundira radio, wikundira ibindi things like that, ukiri muri bwa busore bwawe. Nkuko n'ubu ngubu ushobora gusanga ari gukibyuka kubera hangover, cyangwa se nibwo ukibuka ko utatashe,
cyangwa se ni nabwo uri bugere mu rugo iwanyu bakubwire ngo subira iyo waraye. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu byabayeho icyo gihe cyose, twagiye mu tubari, twagiye duhura n'ibintu nk'ibyo ngibyo, cyane cyane nko ku mukobwa bakahita bakubwira ngo subira iyo waraye. Benshi muri rero kera ababyeyi bari strict kurusha ubu ngubu. Bamwe muri twe cyangwa se bamwe muri mwe, bamwe mu bakobwa cyangwa se mu bana hari ubu ngubu, abenshi tangira ngo habayeho gusaba no gukora. Niyo mpamvu abenshi babona bigira uko bishakiye. Abenshi ni ingaruka cyangwa se ni product zasubira iyo waraye cyangwa subira iyo waruye. Niyo mpamvu ubona wenda na discipline zawe bamwe utamenya ngo zivuye nyine basubiye gutyo. Abenshi uzababona nuko nyine umuntu abacecetse tu, ariko nyine twagiye tubibona ibyo ngibyo. So that's a story for another day. Iyo ni topic y'ikindi gihe. Niba byarakubayeho pole sana. Wajyaga muri music, twege twabajyanaga mu tubyiniro, twabajyanaga za Cadillac, za Casablanca, za Cercle, za Cosmos, za hose twari abajyanye. Noneho nyuma mwataha bakahita bababwira ngo busubire mwari kujya ese, mwagizaga nyine mu badiji. So ubwo ndimo kuvuga bamere bamwe mu bantu benshi cyane by'umwihariko abagenzi. So tujye kuri aho ngaho twigarukire straight kuri Alia, and that is Try Again, imwe mu ndirimbo nayo yigeze gukundwa cyane. Mu gihe turi buve aho ngaho noneho tugaruke nanone wenda tugaruke gato yo muri Afrika, cyane ko twari tumaze umwanya turi hakurya y'amazi ruguru iyo ngiyo za state za mu Bwongereza twahakatakase kwa ko ubwo ngugo kugira ngo mwibutse ko twageze mu Bwongereza nuko twigeze kuganira kuri Craig David, twaganira ku ndirimbo yitwa 7 Days iri muri album yitwa Born to Do It. Noneho twagiye no muri za Amerika aho ngaho twasanze ba 50 Cent, twasanze bande bundi arungu Cisco n'abandi ba Nelly and Kelly, all those. So Try Again ni imwe mu ndirimbo za Alia kandi nayo yakanyujijeho. Ibyo bihe wowe wakoraga iki? Cyane ko The Classic Memories dufata umwanya tukibukiranya utuntu we wajyaga ukora. Je cyo nkora no kuguha indirimbo we ikwibutsa ibyo bihe. Then wowe icyo ukora no kubibukiranya cyangwa se no gufata umwanya tukibukiranya ibintu byabagaho muri ibyo bihe. That's the deal. Bakubwira ngo nod your head like this. Nod your head like that. Hey, ango witwa Obsession urabazi cyane muri Uganda bo ngabo. Imwe muri group yatangiranye n'abapeti, abana basoje segonderi uwa gatandatu basoje bahita bashaka ikindi kintu cyatuma bahugiye ku bintu nyine byatuma bahuga bakaba bameze neza, nta kintu kibajyana mu bintu ibiyobyabwenge, kibajyane wenda nko mu busambanyi, kibajyane mu bundi burara. Bahita batangira ari group ikora ibintu bya dance n'ibindi, drama, dance n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Group yatangijwe n'uwitwa Ronnie Murindwa ari kumwe n'uwitwa Remy Rubega no muri no Kigali ugomba kuba umuzi tu, and that is Remy just Rubega having a good Sunday my big brother, and that is Remy Rubega uramuzi cyane. Hano wasanga umuzi mu bintu runaka tu, nago nirwa mbitindaho ariko ibyo byose uramuzi cyane ngo that is Remy just Rubega. Hagati aho ngaho nkuko nayikubwiye ni group yo yatangiye nago batangiye bavuga ngo twige tugiye gukora music as such. Bo batangiye nkuko nayikubwiye ari group y'abanyeshuri batangiye vacancy bashaka noneho ikindi kintu bashobora gukora cyatuma baba bari aho ngaho bafite umwanya wo guhura bakaganira. Ni nako batangiye rero no gukora indirimbo nk'injo Nod Your Head, ni imwe muri izo ngizo bitandukanye cyane n'ukuntu Blue 3 muri iyo ndirimbo yabo wumvise yitwa Hitaji. Ahantu bo batangiriye mu marushanwa ya Coca-Cola yabereye Uganda, baratsinda. Mu gutsinda rero hari actually bagomba kubakorera group, nyine bagiye batsinda umwe none biba ngombwa ko babahuza bakora group. Iyo group bashaka gukora group ifite ahantu ihuriye n'andi ma group akazi yo muri za South Africa gutyo. Ni na gutyo aba judge harimo witwa Steve Jean. Yo niwo kubwira n'ibintu byabaye muri Uganda actually ngi nibirikana aho ngaho 24 harimo ngo Jackie Chandiru we yakomeje no gukora music nyuma yaho ngaho, ariko wenda mbere yuko tugera kuri wa Jackie Chandiru cyangwa se
abagiye baba muri iyo group baze nkubwire gatoya kuri iyo Blue 3. Hano batangiye nakubwiye ko ari Coca-Cola Studio. Muri iyo Coca-Cola Studio rero harimo niho batsinze ayo marushanwa. Nyuma yo kuyatsinda biba ngombwa ko babakorera group uko ari batatu. Izina Blue 3 ryatangiriye ni abakobwa batatu nyine 3 Black Ladies of, cyangwa se haravuze ngo ni Black Ladies of Uganda, hari n'abavuze ngo ni Beautiful Ladies of Uganda. Ubwo ni Blue, BLU, Black Ladies cyangwa se Beautiful Ladies. Aya mazina yombi yarabakoreye tu uko ari batatu. Harimo Cindy Sanyu waje noneho gukomeza we nyuma yuko banakora iyo group bagakorana n'izo ndirimbo, harimo nk'iyo Hitaji n'indirimbo n'abahaye Palm Awards, bimwe mu bihembo bikaze cyane cyangwa se byari bikaze cyane muri Uganda, that is Palm Awards. Nyuma y'ibyo ngibyo hari ukuntu bafashe umwanya buri wese ajya gukora ibyo ku giti cye. Cindy we yigira mu bijyanye na dancehall, that is Cindy Sanyu. Mwibutse ko uwo ngo nawe ni umwe muri abo ngabo ba Blue 3. Akazamo witwa Lilian Mbabazi. Lilian Mbabazi ni n'umunyarwandakazi wo ngo Lilian Mbabazi. Uranamuzi na mbere yuko ajya muri Uganda kujya muri ibyo ngibyo bya Coca-Cola, yabaga ari hano muri Kigali. Abantu babizi ibyo ngibyo ndanaguswa kwirirwa tubitindaho, but again ibyo bisaba nyine babantu nakubwiye, abantu bari bahari bajya mu tubyiniro cyangwa se bajya hano muri za karaoke. Aho ni muri za 2000. Niba muri 2000 warasohoka ukajya mu kabari, I am talking to you. Niba utarajyagayo, I'm still talking to you. Niba wari ukiri mutoya cyane icyo gihe aribwo umushinga wo kugushyira kuri iyi si wari ugitangira, I'm still talking to you. I'm telling you what was happening by then. And then niba wari uhari icyo gihe, I'm just reminding you what was happening. As simple as that. Abindi bintu byinshi. Niba uri mutoya ufite imyaka 25 nawe ikubwiye 40 kumanura aho ngaho, ndimo kukuganiriza wowe menya ibintu byari bihari kuri icyo gihe. Niba ufite 40 kuzamura n'undi turimo gutera story, turimo kwibukiranya ibintu byari bihari cyangwa se ibintu utaherukaga cyangwa bimwe mu bintu wenda utari witayeho icyo gihe ko wenda wari uri mu masomo, wari uri mu bundi buzima icyo gihe. Ye rero nari nibereye muri music na n'ubu ngubu. So ngo ni Jackie cyane nakubwiye Cindy Sanyu, mwongeyeho Lilian Mbabazi, ongeraho Jackie Chandiro. Icyo bakoze noneho bagiye gutandukana, batandukanye buri wese ahita akomeza mu njyana we yiyumvamo kurusha indi. Cindy Sanyu we yikomereje dancehall, hazamo Lilian Mbabazi we yikomereza soul pop, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hazamo Jackie nawe yikomereza ibijyanye n'ama afrobeat, utuntu ngutwo. Jackie uramuzi yigeze no korana ba Urban Boy. Uvuze Urban Boy no S, ubwo ni wowe ahandi ubikura iyo S ni uhazi. Uvuze Urban Boy bakoranye indirimbo icyo gihe hashize igihe. That is Jackie Chandiro. Nagwe bivuze ko batandukanye kose, nungu bafite indirimbo yitwa Guma. Bongeye kugaruka ari uko abantu babashatse cyane kugira ngo bagaruke bongere bahure bakora n'indirimbo yitwa Guma. Bose baracyahari, ahubwo ikibazo ni Jackie we yaje kugera ahantu bifatwa ko yagiye mu bintu by'ibiyobyabwenge cyane arangirika. Ba Lilian Mbabazi bo barahari, Cindy Sanyu bose barahari. Yaje no gufatwa nk'umwamikazi wa dancehall mbere ko Bashiba baza. Bashiba bo nabeje ubundi abo ngabo nagutwirwa tubatindaho. So angaho ni Blue 3, nanubwo ari Blue 3 yenyine nkubwiye no kuri Obsession. Angaho n'abantu formation yabo yagiye ibaho mu buryo butandukanye cyangwa se abantu bagiye bakaze mu buryo runaka no bagahurira mu kuba bakaze gusa. Aho ngaho nakwiye Jackie Chandiro, nkubwira Lilian Mbabazi, nkubwira Cindy Sanyu. Nano hari group zigeze kubaho gutyo zirimo abantu bakaze gusa, ariko abantu yaje kujya nabwo nagwamenya ngo yagiye. Reka ngurugero, reka nyiguye iyo ngiyo yitwaga ni ari 3 Hills. Harimo Karimba, hakazamo Hope wanatwaye na Taska Project Fame, hakazamo na Eric Mucho. Nazo ni group zabaye, wenda nago zabaye muri za 2000 iyo ngiyo, ariko zabayeho. Bose abo ngaho nta bantu bakaze, nanungu bose barakaze. Ariko nagushora kubabaza ngo ariko byarangiye gute? Nyine byarangiye buri wese akaze, paka buri wese nta numwe kaze ku giti cy'ubungo, bose baraho ngaho tu. Niyo reality, hari ikintu gishaho uheruka kumva. 3 Hills barahari, ariwo Karimba barahari, ariwo Hope barahari, Eric Mucho bose barahari tu.
ariko bose bari bakazi bajya gukora iyo Three Hills, igitekerezo cyari sawa, birangira gutyo nyine birangiye gutyo. Ntabwo ariyo group yonyine yazatandukanye hano mu Rwanda, turayaza group menshi yagiye arangira. Ninkubwira Obsession utatingira ngo nizo group zonyine zagiye zitangira ku bantu baririmba, abantu babyina, ari cyo kintu cyabo bazwiho. Nanso ushaka kumbwira ko hano mu Rwanda utazi group yitwa Good Guys. Iyo Good Guys yabayeho bano ahubwo ni n'abantu bagiye bakora utuntu dusha. Group yahuye n'indi group bakora indirimbo. Hari indirimbo yabo yitwa Bye Bye, urayizi iyo Bye Bye? Bye Bye yari yemewe, sinzi biki bakoranye na Tuff Gangs. Ari group bakora collab, ni group y'ababyinnyi ikorana collab na group y'aba rapper, kandi indirimbo irasohoka ntabwo wayumvise cyangwa urashaka kuyibona hano, yitwa Bye Bye, urayizi? So ubwo nitujya ku Tuff Gang, urabazi wa Tuff Gang bose icyo gihe bari bahari. Itarana icyo gihe na P-Flow yari arimo, Fireman ahari, Green ahari, nyakwigendera Jay Polly ahari, Bulldog ahari, naho ngabo P-Flow nawe ahari. Ango ni Tuff Gang. No, Good Guys bona ngo ndi ubibuke bose, ariko abenshi ndabibuka tu. Harimo witwa Sholai, harimo witwa Shehe Majesi, sigayubahe man. Sholai yarari Majesi, hanyuma hakazamo Saidi Roga, hakazamo Ramazani simuru munaye buri yara, hakazamo Bawao, hakazamo Captain. Bose abo ngawe mpamvu ndimo kuvuga abasore gusa, nuko aba mama cyangwa se abakobwa bashobora ko barabikoraga barabikoraga icyo gihe, ariko ubu ngubu ni ibintu barenze nabwo bikiri ibintu byabo. Birayizi aba mama rero utangira ngo we nkuzura umubyinnyi afite imyaka 25 plus, iyo yari afite muri icyo gihe ni kera. So ntabwo naho ngo abandi nabo babaye abapapa, so ntabwo twakwirwa tubatinda aho ngaho. Hari n'umujyama wanjye witwa Adams mambo vipi, nawe abayibereye hariya Majengo, Matimba hari ayibuka neza cyane. Dialogue buriya ari umuntu w'inyamirambo umubaje ngo kweri cyari yitwa 40, ntabwo yabikubwira, kandi abinyamirambo aranakubwira ukuntu arenze cyane ari uw'inyamirambo, ariko kuri 40 ntabwo yakubwira. Hano tugiye muri za Dialogue ntabwo yakubwira Dialogue ngo ni ariko nta kibazo tujye nakujyana mpaka muri Vatavata nkakubwira ukuntu Matimba hari hameze icyo gihe. Abo yari ikintu umuntu yajyaga akajya kwikorera yo vuba byari bizwi, ariko nasuguye nkubeshye Matimba hapo pade hari igihe kera hafatwaga ko ari ahantu ha fake bya hatari. Niho hantu ngo hatabaga mariage BBB. Matimba ntabwo ari aho honyine ngo kugira ngo umve umugeni wavuye Matimba, ngo umve umugeni wavuye mu Migina, umve n'umugeni wavuye Sodoma Gikondo. Hari ibintu umuntu yumva kumva ari amateka, sinzi niba ari gutyo bikimeze. Je niwo kubwira stories z'abaviye, stories zacu za kera tukira abapetiye. Matimba ngo nagwa apfa kukura y'umugeni mu Migina, nago byari gukunda. Na Sodoma, ubwo Sodoma ni yari Gikondo aho nago, ariko ibirenze kuri ibyo nje ushaka umugeni w'uwo munsi wako kanya, ubwo ni faster sinzi niba ari gutyo bikimeze, but again niko byari bimeze icyo gihe. Yindi ngo mariage BBB Suboto je no baza aho ngaho. Izo ni stories zabayeho ama group yo mu Rwanda yabayeho muri ubwo buryo, bagatangira ari ababyinnyi bikarangira bagiye no gukora indirimbo. Hari n'abandi bitwa Active ntabwo bazi bari babyinira Miss Jojo, sinzi ahantu bagiye, ariko Onza Derek wari utarabyinaga, ariko undi ngo ni Tizo na Olivis bo bari ababyinnyi. Birangira bagiye gukora umuziki, birangira nyine no kubyina no kuririmba byose bitarimo. Sinzi ukuntu byarangiye, but again nazo ni group zabayeho muri ibyo bihe hashize igihe, ariko ntabwo ari kinini cyane ku buryo twabagereranya naho ngaho ba Obsession. Ubu barahari hano mu Rwanda, gusa naguhurizaga ibintu byagiye biba bijya gusa kimwe. Bo bararibyinaga bariya bapeti, birangira bumvise ko no kuririmba baririmba nyine baranabigerageza, nyuma birangira gutyo nyine finished story. Niba bari he I don't know. Niyo hazi, it's all good. Nambira aho ngaho tugenda twibukiranye utuntu nk'utwo ngutwo. Well, aho ngaho twari twari tugeze Uganda, twigeze tujya muri Kenya, tukatireyo gakeya
cyangwa tubanze tuce Tanzania noneho tuva Tanzania tuzi kugaruka wenda hano mu Rwanda, cyangwa tubanze tugume hano, tubanze tugere hano mu Rwanda, kubera ko hari igihe abantu batekereza ko kubaka izina ugomba gukora ibintu runaka ngo kugira ngo witwe ko wubatse izina. It's not that. Kare ndimo kuzaje nigendera ku kamoto, tazangira ngo ku myaka mfite ngo gendera mu mamodoka wapi, je ni kuga kasike. So kuri yo kasike nibwo nicaye ndavuga ngo ariko abantu batangiye kuharanira ngo ndashaka kuba umusitari, n'umuntu yawe umusitari nabyo bikaba ikindi kibazo, ubundi babarwana n'iki. Mpita nibuka hari umumotari utwara abasitari bakomeye, iyo baje mu Rwanda baramutwara, sasa arabatwara rada. So iyo ugiye kureba ibintu bamuvugaho ngo urabona ashobora ko atari umumotari gusa. Okay, abateka nabo iyo atetse agatekera abantu b'abasitari areka kuba umustetsi gusa. Umukinnyi wa football yakinnye football nziza areka kuba umukinnyi wa football gusa. Mbese usanga umuntu ageretseho akandi kantu ku bindi. Iyo ugiye gukora ibiganiro cyangwa se uri kuri radio uvuga ibyo uzi cyangwa se ibyo ushobora gusobanura ngo uriya ntabwo bigarukira aho ngaho gusa, hari ibindi. So narebaga kujyanye n'ubusitari, nakwibaza sasa abasitari kubaka izina, umuntu wabivuze ngo ntabwo ari umukino, nawe kabisa yari yabirebye pe, kandi yanabivuze mbere, kubaka izina si umukino. Ikibazo nuko bamara kuryubaka ubundi bakagenda baburira he. That's one I don't know. MC Mahoni Boni ngo n'umwe mu bantu bakoze hip hop na mbere yuko abo ngabo bose muvuga ngo ni abasitari bazikora. Harimo n'abandi bazikoze mbere nka MC Mande, we mbere niba mubeshera arahari azabibabwira. Yakoze hip hop kera cyane, ndatekereza muri za 96 94 96 aho ngaho 95 yakoraga hip hop. Ahantu ari respect to the maximum my brother, umwe mu bantu nawe iyo bavuze music yo mu Rwanda nawe hari ikintu yagiye akora muri iyo music, si ukuba muhanzi gusa cyangwa gukora indirimbo, hamwe no kuzikina ku maradiyo atandukanye cyangwa se kuri radio ahantu yashoboraga kuba nawe yashyiraho itafari rye. Si we wenyine mu bantu bagiye babaho mu bihe bya zamani, hari abandi bakoze indirimbo ndanafata ko ari new generation, ariko utashobora gupfa kumva gusa ngo kubera impamvu si uko badahari, ahubwo impamvu ni uko kugira ngo ubumve ari bimwe mu bintu bigoye cyane cyane ko ngubu media irimo abantu nka bigombera iki, bigombera kubwira umuntu ngo uze kuza Mana Adams nusoza ikiganiro uze kuza dusangire. Ibyo byonyine kubera ko ndi uze kujya gusangira n'umuntu bikaba impamvu yo kugoreka amateka y'ibintu byagiye bibaho. Ni gutyo twibereyeho, ndavuga abagenzi n'abandi bantu batoya n'abari muri media, ibyo nibo kubabwira murabizi, ntago nirwa mbitindaho. Well, turi muri the classic memories, birenze kuri ibyo tubiganirira ahandi. But again, ntago nshobora kuvuga ibyo ngibyo bibagirwe ko habayeho nka group yitwa SKC. Iyo uvuze SKC sema kweli crew, nabo bagiye bakora utuntu twabo kandi bakadukora neza. Actually icyo gihe noneho wenda bitewe nuko abenshi hari abari bavuye Tanzania, Uganda, Tanzania, i Burundi na Congo, indirimbo zabo zari zirimo Swahili, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abo ngabo iyo tuvuze ngo baje kera, utangiye kuvuga ngo ariko se ibiti ngo kubera ko tutabazi. Nayikubwiye impamvu bivuga ko utabazi, ni ukubera ko nyine utabazi, ariko uyu ukurikiye the classic memories ubasangamo aho ngaho kose, nawe n'abantu babayeho kuri icyo gihe. Ushobora kuba wenda niyo nakubwiye the classic memories ni ku myaka 30 kuzamura, iyo ngiyo 40 ariko kuzamura ngaho tuba turimo kwibukiranya. Wowe munsi yaho ngaho cyukora nta kikubwiye, uratuza. Because hari ibintu nk'ubwo nkubwiye sema kweli crew, ushobora kwibaza ngo ngaba babayeho ryari. Wavuga producer wiharabo uzi ubu ngo, ariko aho ngo babayeho ngo hari nabo hari ahandi bagiye babikura, hari n'ahandi bagiye babyiga, cyangwa se music yagiye baho icyo gihe na n'ubu ngubu iracyakomeze, hazaza n'abandi na mbere bari bahari. Ariko aho ngo bari bahari mbere, ikibazo kugira ngo uzabasange ahantu babakubwira ko bari bahari, aho ngaho niho hazamo problem. Ubwo tuvuze ba Super Tall, uva gusa Super Tall, umuntu muremure, wumva ko kuba umuremure gusa nta kindi kintu kirimo. Bakubwira Busy B cyangwa se Busy B the brain, uwo kumva ko ari nyine ari Busy B gutyo tubikarangira ngo DJ Rama kweli bakubaza ngo yakoraga iki nyine. Okay, sawa. So abantu nk'abo ngaho urabumva tu, niyo mpamvu no munsi nahisemo ko tujya muri za 2
kugira ngo bitworohere noneho kumenya ko iyo tugiye muri za 90 hari ibindi byabagayo, muri za 80 hari ibindi, muri za 70 no muri 2026 birahari birimo kuba, nibizagera no muri za 2030 na 2050 abazaba hari inshallah nabwo hazaba hari ibindi. Ariko ibyo ntabwo bivuze ngo twibagirwe ibyabaye, byarabaye ibyo ngibyo. Nuko nyine hari the classic memories tugarukira muri 2004 2005 aho ngaho, so kubazanira abandi bantu none nabo babibayemo kuva muri za 2000. Actually shobora kuzanira nka MC Mandi akaguha stories zo muri za 2000 no kugeza inyuma yaho ngaho, ntabwo ari muri music gusa, kubera ko the classic memories nubwo ari ikiganiro kirimo music ariko ntabwo ari ikiganiro cya music as such, ni ikiganiro gusa kikuzanira amateka cyangwa stories zagiye zibaho ariko noneho muri icyo gihe harimo music. Yes, so ushobora gusanga nk'abantu babaye aba MC kera, abantu babaye ababyinnyi kera, za Miss Rwanda zabayeho icyo gihe, ama concours de danse yabayeho icyo gihe, utubari twabayeho icyo gihe, aba DJ bari bahari n'aba Miss bari bahari, buri kimwe cyose nk'uko bibona ubu ngubu. Wenda aho bitandukanye nuko ubu ngubu ibyo ngubu byihuta gusa. Ushobora no kubona umuntu wakoraga entertainment kuri icyo gihe, ushobora kwibaza ngo ariko entertainment yayikoraga gute, byagendaga gute, abanyamakuru b'icyo gihe bari bameze gute, ubwo ni mbere ya internet n'ibindi nk'ibyo byose. Abo bantu bose nabo barahari, kandi abenshi muri bo nuko nyine turi mu Rwanda. Iyo tuvuze mu Rwanda ubwo nawe uhita ubyumva, kuko bamwe muri abo ngabo bakira hari abo utashobora gupfa kubona tu. Imana ikomeze ibaheruko ridashira. Hari abagiye wenda bazira jenoside yakorewe abatutsi 94, hari wenda abandi bantu bari babirimo nabo abataragizwe mu butabera wenda bari iyo ngiyo, hari n'abandi bahari ariko nyine ni bakuru kugira ngo umushake umubone, n'undi icyo gihe kugira ngo mubone ni ibintu bikomeye tu. But still ntabwo bujije ko baba bahari, abari bahari muri ayo mateka, amadansi yari ahari muri icyo gihe, abacuruzi bari bakomeye muri icyo gihe bacuruzaga gute, abashoferi bari bahari kuri icyo gihe bari bameze gute, abamotari bari bahari batwaraga moto, mbese utuntu nk'utwo ngutwo, abakonvoyeri. Bya konvoyeri byo bivuye ejo bundi hano mu mujyi, usibye ko wenda iyo ugeze mu nkengero hari aho usanga abakonvoyeri. Si ibintu bitabayeho ngo ntabwo byabaye ngo nase wagize ngo ni moto ko arizo zitagira abakonvoyeri, imodoka zo zarabagize kuva kera. So kimwe n'utundi ako ngako n'utundi kimwe nyuma y'ikindi. That's the classic memories. Phone niyo ngiyo tugenda twibukiranya kamwe nyuma ya kandi, story after story. Maxim, reka tugende gatoya na udat MC Mahoni Boni. Uramuzi muri kubaka izina si umukino, uramuzi ku ndirimbo zitwa ku rutonde, uramuzi ku ndirimbo nyinshi, ushobora kuyumva ukumvamo ibindi, ariko still wibajije ngo kubera iki we yabikoze gutyo. Ushobora gusanga iyo ndirimbo iri muri 98, 99 muri 2000 aho ngaho. So gute ushaka kumbwira ko uburyo bakoraga indirimbo muri 2000 urashaka kubikora gutyo muri 2025? Iterambere ryaraje, so n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Let's go with Mahoni Boni. Haraza kuza n'abandi pole twita tujya muri Tanzania ho gatoya, amasaha natwemerera tujye muri Kenya. Tugeze muri Kenya ho ni abajama twakuranya benshi muri bo. So stories zawo nzizi kurusha n'ibyanditswe, kurusha n'imbizi nka gutya, nkuko nshobora kuba nzi umuntu twirirwa na Nyabisindu cyangwa twirirwa hano kuri TV hano kuri Radio 1 cyangwa ahandi tujya duhurira iyo ngiyo. Abenshi muri Kenya ni gutyo mbazi. So reka tujye kuri abo ngabo bandi usanzwe tumenyereye mu kumva gusa, noneho turebe ibyo tubaziho cyangwa turebe ibyo wowe ubaziho. That's the classic memories. Yene twa DJ Adams, Maxim nawe ari ku tekiniki kuwanga bw'ibyuma ari. Katugendere na Mahoni Boni. Deal niyo ngiyo tuve ku mihanda. Anga harimo abavandimwe bane, inshuti zanjye bajama banje, my brothers and those my brothers from another mother. Harimo Mossad Ngoni Sudi, akazamo si mchezo Karimu meze biti, akazamo Nazil Muhire, akazamo Sparks, and that is Muselemu. Meze biti Muselemu nizere ko meze fresh. Anga na jama babayo mu gihe twebwe hano twari turi muri music,
dushaka kujyana ku rwego rw'imbere iyo ngiyo mu bindi bihugu. Abangabo noneho bari bafite umwihariko wo gukora indirimbo zabo mu ndimi zitandukanye, Icyongereza, Igiswahili, washaka ugashyiramo n'Ikigande, noneho n'Ikinyarwanda. Utaza gutekereza ko kolabo zitangiye ejo bundi. Ahanga bakoze kolabo za mbere na mbere, urabazi mu ndirimbo yitwa Zuena, inje bakoranye na Raysi. Raysi uramuzi? Still ubwo biragusaba nyine gusubira muri ya myaka. Raysi imwe mu basani bakaze, ntuzane Zucu, Raysi ahari. Nawe urabizi, nawe urabyumva. Well, kubera ko hari ubungo utekereza Zucu gusa, uvuge ngo Zucu yararenze. Baza Raysi ngo ninde, baramukubwira ngo niwe bakoranye na Family Squad. Family Squad barakubwira ngo tuve ku mihanda, twirinde ibiyobyabwenge, twirinde ingeso mbi, twirinde ubusambanyi kubera ko bitera indwara zigiye zitandukanye nka sida. Ubwo ngubwo icyo gihe ni cyagiye wasangaga hari ikintu abantu barimo gukora gitandukanye n'ubu ngubu, aho ibyo ngibyo ariyo activity. Usanga umuntu ikintu yakuratira nuko yanyweye ibitabi byinshi, nuko yanyweye ibyuma byinshi, akumva ko icyo kintu yakubwira ko gikaze cyane yakoze. Icyo gihe rero amadansi yabaga hari, amadansi group yabaga hari, Concorde dance urayibuka, ba Yankees bahari, uribuka ba good guys bahari, uribuka ba bad boys bahari, uribuka n'abandi benshi cyane bari ba Cool Family. Zose izo ngizo zari zihari muri ibyo bihe byaba muri za 2000. No kugira ngo umenye ko icyo gihe abantu bari bafite izindi activity bakora zitandukanye na activity ubu ngubu abantu baba bibereyemo. Ubu ngubu sinzi niba ari bw'ibiyobyabwenge bigura make, ahubwo nibwo abantu bagiye iwawa ku bwinshi. Icyo gihe rero bo icyo gihe kugira ngo uzumve umuntu ngo yagiye iwawa, yabaga ari ikintu cyahatari yakoze. Yeah, that's the deal. Ntabwo ni Family Squad. Imwe muri group nayo yabayeho muri ibyo bintu uko nayikubwiye ko utaza gutekereza ngo ama group yabayeho hano mu Rwanda ngo yabayeho ejo bundi cyangwa se nibwo zigitangira kubaho. Hari zabayeho zirasenyuka, ubwo tubivuze zagiye zisenyuka. Hari uburyo zaje mu buryo butandukanye, hari zagiye nazo mu buryo butandukanye tu. Abo ngabo nka Family Squad bo bakubwira ko bahujwe n'ubuvandimwe. Noneho abandi nabo bahujwe nuko bahuriye ahantu bakumva ko bafite impano. Ndakuba urugero ngo nka Brothers. Noneho wibaje nka KGB bo bahuye gute, nabo bafite story yabo yatumye bahura. Uburyo batandukanye nabo bashobora kukubwira icyabatandukanyije. Nka brother nka ba KGB bo bakubwira ko batandukanye kubera ko bashatse guha icyubahiro mugenzi wabo ari we muvandimwe wacu wa Brother Henry nyuma yuko atabaruka. Bahita bumva ko batazakomeza gukora music, ariko Skizz arahari, MYP arahari, bashatse bakongeramo n'abandi bantu bagakora izindi, ariko bahisemo ubwo buryo. Baravuga ngo nago bashaka kuzongera gukora music kugira ngo bakomeze kuba icyubahiro umuvandimwe bavuyemo, ari nako yavuye no kuri twese. Suko babishaka bari kubura abandi bashyiramo. None simpara ko zihari nago zirimo abantu bashasha. You see, no ubushake bwabo. Brothers bo ukuntu bagiye nta numwe batabarutse, bose baracyahari, buri wese ari muri deals, muri businesses. Family Squad nabo bose barahari. Mossad arahari, Nazil arahari, Simchezo arahari, Sparks arahari, bose ahangaho barahari. Ariko nyine impamvu batagikorana nibo bayizi kurusha twebwe. Gusa umuntu ayishatse ntabwo ari cyo kintu turimo kuganiraho kuri uno munsi, gusa nashaka kukwibutsa ko babayeho. So muri icyo gihe bari bahari. Nago ndimo kukwibutsa iyo ndirimbo yabo asaci, ndimo kukwibutsa wowe noneho muri icyo gihe cyabo wowe wakoraga iki. Ushobora kuba wari umunyeshuri, ushobora kuba wenda wari usoje kaminuza cyangwa se ugiye kuyitangira, ushobora kuba wari utangiye akazi cyangwa se ari bwo ubonye umushahara wawe wa mbere iyo ndirimbo iri kuri hit, ushobora kuba wari ubonye umukopi wawe cyangwa se umukopine, ushobora kuba wari ugiye gushinga urugo. Izo rero the classic memories nizo ziza zikurikiye indirimbo nk'izo ngizo. Marie Solange, nizere ko you're having a good time. That's Nijena Marie Solange. Hoping you're having a very good time. Sweet memories, great moments, classic time. Ni bisanzwe cyane, sweet memories, great moments. So Mario original nenda izi wari cyane aho ngaho. Now ahantu uherereye, let me hope you're having a very very classic memories time. So aho ngaho nkuko nayikubwiye, nitushaka kuvuga collabo z'abantu babaye aho ngaho ni kera Raysi zabaye icyo gihe cya kera izo collabo. Ubwo turiho kuri music hano iwacu. Nushaka izindi collabo zabaye igihe cya kera na Chameleone Rafiki bakoze collabo kera
ba Miss Jojo bakoze izo collabo kera cyane n'abandi so nituvuga ngo umuntu yakoze collabo ngo kubera iyo mpamvu ibintu byageze ku rundi rwego, niba ari urwo rwego byagezeyo hashize n'imyaka 20 byaragezeyo, because collabo zimwe muri izo ngizo zabayo imyaka 20 years ago, izo collabo zari zihari, izo ngizo zabare isi yashize imyaka irenga 10 zari zihari izo ngizo. Ba Miss Jojo ubwe hashize imyaka irenga 10 avuye muri music, kandi imbere yakoze collabo. Ba Miss Chanel bakoze collabo mbere, n'abandi bagiye bazikora benshi cyane zagiye zibaho izo ngizo. So iyo tuvuze collabo, just forget about that. Nta kintu cya danger cyere cyabaye indi mpamvu ituma biba bya danger, you see. Now twari turi kuri Family Squad. Ugeze kumva mbere ya Family Squad twari turi ko Bienvenue Mahoro. Bienvenue Mahoro wongo niyo mazina ye bwite, Ruhungande. Bienvenue Mahoro, that is MC Mahoni Boni. Uramuzi cyane mu 1997 ku ndirimbo Malaria. Icyo gihe malaria hari ikigo cyarwanyaga malaria, atari na malaria yonyine n'ubwandu bwa sida, uke ko icyo gihe rwo hatangiye kuza condom zitwa Prudence. Niyo mpamvu na nongo iyo ugiye kugura condom n'undi wita Prudence, hari uruhare runini cyane umujama yagize mu kuyamamaza kugira ngo zibe zizwi. Noneho inzitiramubu nawe turwanye malaria nimwe mu ndirimbo ye. Noneho wakwibaza ngo iyo ndirimbo ndajya kuyikora ninde wari wabonye iyo mpano yo kugira ngo iyo ndirimbo bamuhamagare bamufate ko ari umuntu kaze. None utekereza ko n'abandi bantu bari bahari bakoraga izindi njyana. None utekereza ko icyo gihe wundi wakoze igishwi cy'ikibinda ni Big Dom nago bari bahari. So kubera iki bafashe MC Mahoni Boni ku bantu batekereza ngo hip hop, ngo abantu banga hip hop, ngo ngiki. Well, niba mutari mubizi iyo credit mujye mubifata muhereze MC Mande, niwe wafashe Mahoni Boni aramujyana gukora iyo ndirimbo ya malaria, muhanikiraka cyo kuzajya yamamaza iyo ndirimbo. Urabihakana? MC Mahoni Boni arahari, MC Mande nawe arahari, wenda azabikubwira. Nubwo Mahoni Boni yagiye muri Netherlands muri 2007 ndabyuka 2007, ariko mbere yaho izo zakubaka izina yazikoze nyuma. Twurwanye malaria ni izo ndirimbo yaherewe muri za 98. So kuba ukora hip hop ubungubu byaba byiza umenye ko hari n'abandi bakubanjirije. So si wowe ugiye kuzana udushya cyangwa se wari wazana udushya ariko ntabwo ugiye gutangira from scratch, ngo ugiye gutangira kubaka fondasiyo zubatswe kera, hari abandi bagiye bazubaka. Byaterwa n'ukuntu we none ushaka gukora kuzamura inyubako yawe, ariko fondasiyo zo ziruzuye. Ba Mahoni Boni bari bahari bazikora. So nk'iyo ngiyo tuvuye ku mihanda, si hip hop se wasanze itarakozwe na mbere zabayeho. None naho ngaho nubwo nabo bashobora kukubwira ngo bakoze hip hop, hari n'abandi bari bahari ba DMS. Nta ndirimbo ze nka Yego uzi DMS ntabwo muzi se? None se mbere yaho ngo ba SKC bonago bari bahari? None se mbere y'aba SKC wenda na mbere yuko bahura si yari arango ba MC Bashir, hari n'abandi benshi cyane bari bahari kuri ibyo bihe muri za 2000. Angaho twa tukiri mu Rwanda aho gatoya, nandiko twakwirwa tuhatinda kuza mu Rwanda abantu benshi. Iyo utangiye kubabwira ibintu bya hano mu Rwanda ubundi ubushaka gukurura impaka, kandi nabwo n'ubundi nawe kintu bari bukubwire. Akubwira man Jenzo umuziki kuva ryari? Kuva 2020. Ngiye kuva 2020 nakurikiye music. Sawa rero wakurikiye music kuva 2020, hari abandi batwege twayikurikiye kuva 58. So ubwo ngo tuba tugiye gutera stories zimeze gutekereza ushaka impaka gusa, kandi nazo ubizi ko nta kintu riziri bukugezeho. So tube ku mihanda, message irimo wayumvise, message zakoraga muri icyo gihe urazumva. Dufate ko zari z'icyo gihe gusa, well, nta kintu zagufashije, ntago zagukuye kuri kore barumuna bawe, ntago wabonaga bari muri kore ukababuza cyangwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Sawa, izo ngizo ni message cyangwa se abantu babayeho muri music hano. Ariko nanone ntago ari music gusa nashaka ko tureba, nayikubwiye music aba ari background, ariko noneho ibintu byagiye bibaho, ayo mateka, ayo masomo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uko amasaha agenda wallahi tugende Tanzania ho gatoya, umuntu akubwira ngo noneho we no kwiyemera ntabwo byari ibintu byoroshye. Yarabikoraga tu, yaricaraga ari akahita gukubita amapose, akakubwira ngo je mimi na poa na mapose yangu hapa. Mr Blue na mapose si yaje hano mu Rwanda, icyo gihe yaririmbiye centre culturel, centre
French Cultural Center yari hariya kuri rompuye nkuru y'umujyi aho ngaho ahantu hari inyubako. Iyo ngiyo ushobora kuba niba ufite imyaka iyo ngiyo nakubwiye imyaka 25 uhumva gutyo gusa nta nubwo uzigera uhabona kubera ko ntabwo hazongera kugaruka, ibintu byarangiye ibyo ngibyo. So bamwe mu mateka nk'ayo ngayo uricara ukagabanya impaka ukumva gusa because nonse uri buhindure kutari ugende wubake centre culturelle y'Abafaransa nshasha, kutari ukore igitaramo cya wenyine nka nkuriya Big Dome. We yakoraga igitaramo akakubwira ngo noneho jewe nihaza abantu 10, those 10 people, abo bantu 10 nibo banje. Bani bingi bakora ibiterane yarangiza ngo bose baje aho ngaho nabanje gute se namunagane. Well, Mapozi imwe mu ndirimbo za Mr Blue. Kwifunga Mapozi nawe ngo abakarifunze sasa. Mapozi yitwa Mr Blue. Agatanga nako twirirwa tubitindaho cyane. Mr Blue uramuzi, stories ze nako twirirwa tuzitindaho. Umwanya wagiye reka mwifurize icyumweru cyiza, intangiriro z'ikindi cyumweru cyiza, akazi keza cyane n'ibihe byiza. Imana iguhe byose wifuza. I wish you a very good time. It was really so sweet being with you. Byari sawa cyane kuba twabanye muri The Classic Memories. Indi The Classic Memories gahunda ni next Sunday, ariko nayikubwiye iyo number ushobora kuyikoresha kuganira ku bijyanye na The Classic Memories. Nibikubuze nanone ko twaganira kuri The Evening Rush, ni ikiganiro cyo kuri radio kuva ku saa 12 za nimugoroba kugeza ku saa 2 z'ijoro, buri kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, ku cyumweru tukongera tugahura hano nka famille muri The Classic Memories. Jewe nitwa DJ Adams nandi kumwe na Maxime, agatanga ku buhanga bw'ibyuma nayikubwiye twa kumwe na Maxime. Ariko no The Classic Memories nako twabura gusubira Uganda aho gatoya umujama yaririmbye ngo asiba kiwani, tata w'abana yani, mama w'abana yani. Nizo nkuru ziri muri Uganda. Bobi Wine mu matora, President Yoweri Kaguta Museveni, byose ibyo ngibyo. Ariko uwo ngo nawe uramuzi mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Bobi Wine, yes, uramuzi mu ndirimbo nka tata w'abana, mama w'abana, ikoranye na Juliana. Nago twigeze tujya muri Kenya, nago twatinze Tanzania, nago twatinze nahe umwanya wabaye mutoya. But it's all good. Let's meet next Sunday. Have a very good time kuri twabanye. Have a very lovely time. Nitwa DJ Adams wa musaza wanyu muri The Classic Memories. Asante sana kuri wewe twabanye. Asante sana Maxime kuri technique. Mama w'abana yani, papa abarinde ariko ubundi buriya. Have a very good time. Let's meet next Sunday.